nk'ibisanzwe kanda subscribe ubundi dukomeze mbagezeho amakuru atariho ivumbi, amakuru ukwiriye kumenya kandi wari ukeneye kumenya. Ndabizi neza rero wari uyategereje kuyamenya, ndabizi abantu benshi dufite amatsiko yo kumenya ibigiye bigezweho ku isi nzima. Rero Perezidansi ya Repubulika ya Angola yatangaje ko mu minsi Banyarwandakazi twabazaniye za ntebe z'imigano, turazikora ahangaha dukorera ku kiraro uva Nyabugogo ku kiraro cya mbere ku Kinamba. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788440888. Kaze muri Bambo. Bagaragaza nabi leta y'u Rwanda bavuga ko ari itera inkunga umutwe wa M23. Ubu ngubu tugiye kumenya uko intambara igiye kurangira, reka dutegereze turebe. Ibiro rero by'umukuru w'igihugu wa Angola byatangaje ibi mu mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 Werurwe 2025, ubwo hari ejo hashize. Perezidansi rero ya Angola yanditse ku rubuga rwayo rwa Facebook iti: nyuma y'uruzinduko rw'akazi rw'akanya gato rwa Perezida Felix Tshisekedi i Rwanda muri Angola, uruhande rwa Angola nk'umuhuza mu makimbirane akomeje kugira ingaruka ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ruza ruvugana na M23 kugira ngo intumwa za RDC na M23 zihurire mu mishyikirano igomba kubera i Rwanda mu minsi mike iri imbere. Angola yavuze ko kandi iyi mishyikirano iri mu rwego rwo gushakira amahoro arambuye Kongo Kinshasa. Ibi bije rero nyuma y'uruzinduko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yagiriye i Rwanda kuri uyu wa kabiri tariki ya 11 Werurwe 2025. Uru ruzinduko rwasize rero ahuye anagirana ibiganiro na Perezida João Lourenço, yari yagiye kugisha inama y'uko nyine iyi ntambara yayihagarika cyangwa uko yayisohoza, dore ko Angola iri umukuru w'igihugu wa Angola ari ugomba kuzabahuza, ari we ufite izo nshingano kuri ubu ngubu. Repubulika rero Iharanira Demokarasi ya Kinshasa cyangwa se ya Kongo yemeye kugirana na M23 nyuma y'igihe kinini igaragaza ko idashyigikiwe cyangwa se idashishikajwe no kugirana nayo ibiganiro. M23 imaze kwigarurira rero uduce turimo imijyi ya Goma, Bukavu n'ibibuga by'indege bizwi muri iyi mijyi kandi bikomeye cyane. M23 nayo wenda reka tuzarebe niba bizageraho bikagira ute bakaganira bagasinya amasezerano. Ese uribaza ko M23 izava hariya yafashe? Ubona se uribaza niba bazarekera M23 hariya yahafashe nayo ikagira igihugu? Reka dutegereze. Ku bwanjye sinzi uko nabivuga, ariko reka dutegereze, buriya ni igihe gitoya tuzababwira n'imyanzuro y'inama ubundi tumenye uko byagenze. Gusa ndizera nashidikanya ko amahoro azageraho akaboneka, ndetse M23 na leta ya Kinshasa bikagira ute bigashyira hamwe bikareba umwanzuro ukwiye. Ubwo rero ndabashimiye nk'ibisanzwe, kanda subscribe tuzajye tubana urebe n'iyi video paka irangiye kugira umenye ibiyikubiyemo ndetse umenye n'amakuru azakurikira, kuko ukanze subscribe amakuru mashya agezweho uhita uyabona mu bambere. Sawa rero, murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Bye bye, ciao ciao, hasta la vista.